basuhuje bitewe n'ibice by'isi mugiye muherereyemo bigiye bitandukanye. Ndagira ngo uyu munsi wa none rero munyemerere tuze kugaruka ku byavugiwe mu nama yateraniye muri village Rugwiro iyobowe na Perezida wa Repubulika Paul Kagame yigaga ku hazaza h'umuturage ndetse n'iterambere ry'igihugu muri rusange. Iyi nama rero yavugiyemo byinshi bitandukanye, nibyo ngira ngo tugende tugarukaho, ndetse na bimwe mu byagiye mu by'ukuri byandikwa mu binyamakuru byose tubivugeho, hanyuma turebe ngo nibiki byakorewemo, nihe myanzuro yafatiwemo. By'umwihariko nanone mu makuru y'uyu munsi turaza kugaruka kuri mituweli. Nkwibutse ko mituweli cyari ikibazo mu by'ukuri gihangayikishije abanyarwanda benshi, ariko yongeye gufatirwa imyanzuro ndetse n'ibyemezo bishangira ngo tuzi kugarukaho muri aya makuru yacu. Ndetse nanone ndagira ngo tuzi kugarukaho nanone muri aya makuru yacu ku kibazo kijyanye mu by'ukuri n'izamuka ry'amafaranga y'ishuri muri rusange, cyane cyane ko dore ahanze n'amafaranga yarabuze. Minisitiri w'uburezi Joseph Sengiyumva yavuze ko ubufasha leta yahaga amashuri ngo abashe gukora bijyanye mu by'ukuri no kugaburira abanyeshuri ndetse n'abarimu cyangwa se n'abandi bose bakora muri uyu mwuga wo kwigisha ndetse no kurera abana. Leta yazamuye amafaranga igomba kujya ihereza amashuri, ndetse bikajyana nuko n'uruhare rw'umunyeshuri rugomba kuzamuka nyine mu mafaranga umubyeyi yajyaga atanga. Ibyo nibyo ngira ngo tuze kugarukaho nanone, ibyo ni bimwe mu bintu turaza kugarukaho. Hari irindi tangazo rusange rero ry'ingenzi, ibyemezo nanone ngira ngo tuze kugarukaho n'uburyo FDA yafashe ibyemezo mu by'ukuri by'ibikomoka cyangwa se ibikomoka kuri ethanol cyangwa se kuri neutral spirit byatumizwaga hanze mu mahanga, byose byahagaritswe burundu. Icyo nacyo nicyo ngira ngo tuze kugarukaho. Ikindi kintu mu by'ukuri kirimo kuvugwa cyane mu binyamakuru ni uburyo FDA yasohoye urutonde rw'inganda yaciye cyangwa se yambuye uburenganzira burundu bwo gukora ndetse no gucuruza inzoga ahangaha muri sosiyete nyarwanda. Ibyo ngibyo nibyo tugiye kuza kwibandaho muri aya makuru rero yacu, ntuze gucikwa kugira ngo tumenye mu by'ukuri niyihe mpamvu, nibihe mu by'ukuri bibiri nyuma byo kugira ngo ibi bintu byose bikorwe cyangwa se bibe bigeze ahangaha nk'uko turimo kubyumva mu binyamakuru. Reka twitse gato, reka amakuru yacu rero tuyaramburira ahangaha mu rwego rwo kurinda ubuzima bw'abaturarwanda ndetse n'abanyarwanda muri rusange. Leta y'u Rwanda irasaba abakora, abakwirakwiza ndetse n'abacuruza n'abaturarwanda bose muri rusange gukurikiza amabwiriza y'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge bw'ibiribwa ndetse n'imiti ijyanye n'ihagarikwa ndetse n'ikurwa ku isoko ry'ibinyobwa runaka. Hanyuma rero bimwe mu bigo cyangwa se mu nganda zisanzwe zikora ibinyobwa by'umwihariko ibizwi nk'ibyotsi cyangwa se izo twita spiritual cyangwa se bya bindi dusanzwe twita ibyuma hanga muri sosiyete. Ibyo ngibyo rero FDA, Rwanda FDA yambuye uburenganzira bwo gukora ndetse no gucuruza ndetse no gukwirakwiza ibinyobwa by'izi nganda. Zimwe mu nganda zambuwe ubu burenganzira ndetse n'uruhushya rwo gukora ibi binyobwa harimo nk'uruganda Ingufu Gin rusanzwe rukora ikinyobwa tuzi nka Red Warage Rabian Gin, ndetse rusanzwe rukora n'ikinyobwa kizwi nka Ingufu Gin ndetse n'ibindi binyobwa bitandukanye bigira ku 10 byari bisanzwe bikorwa n'uruganda. Ibyo byose byahagaritswe bikorwa ku isoko burundu. No kuvuga ngo dukwiye kwitwararika ndetse no kudakoresha ibi binyobwa by'izi nganda, kuko uzafatwa azanwa burundu, nk'uko Leta y'u Rwanda yakomeje gusohora amatangazo iburira abanyarwanda ndetse n'abaturarwanda bose muri rusange kwirengagiza ndetse no kugendera kure ibi binyobwa. Uruganda rwa kabiri rero ni NBG Limited, ngira ngo murayizi cyane, yagiye yamamaza cyane. Ubu ngubu abanyarwanda twese twari tumaze kuyimenyera ndetse nk'uko twari tumaze kumenyera Ingufu Gin Limited. Uruganda rwa kabiri rero NBG Limited rwahagaritswe, rwari rufite ibinyobwa bigira kuri 6 rwari rusanzwe rucuruzwa, harimo nka United Gin, harimo nka Bombastic Coconut Favorite Gin, hakabamo Ingwe Gin ndetse na American Gin ndetse n'izindi zose zagiraga kuri 6 tutibagiwe na Fimbo. Hanyuma rero izo zose zahagaritswe zinakurwa ku isoko. Uruganda rwa gatatu ni Sky Drop Industry, uruganda narwo rwahagaritswe mu by'ukuri ndetse n'ibinyobwa byarwo
bikurwa ku isoko, rwari rufite ibinyobwa bigera kuri 6 rwacuruzaga nabyo birahagarikwa. African Buffalo Limited nayo yari ifite ibinyobwa bigera kuri 6 byahagaritswe ku isoko byo mu Rwanda muri rusange kubikwirakwiza ndetse no kubicuruza. Hanyuma hari Nupa Company Limited yari ifite ibinyobwa bigera kuri 3 yacuruzaga nabyo byahagaritswe burundu. Lot Investment Group Limited yahagaritswe burundu. Bugari Agro Processing Company irahagarikwa burundu. Zoglu Industrial Reliability Company irahagarikwa burundu. Hanyuma rero twihutse ndagira ngo dusimbukire ku makuru ya kabiri agaruka kuri mituweli. Mu bisanzwe rero mituweli abanyarwanda bari bahangayikishijwe nayo izamuka ry'ibiciro bya mituweli. Mwibutse ko ubu ngubu niba utarishura umwaka wa 2026-2027 wa mituweli ugomba kwishurwa vuba kuko ibiciro mu by'ukuri byahinduye ndetse bikanoroshwa. Ndagira ngo mu by'ukuri kugira ngo tuze kumva neza uburyo ibintu byakozwe cyangwa se uburyo byahinduye mu manze mbanyurire gato mu biciro byari byasizweho bwa mbere. Ubundi byose bigiye gutangira byatangiye mu kwezi kwa kabiri k'umwaka wa 2026 aho systeme ya RSSB yagiye hanze itararangizwa gutunganwa neza. Ibigiye hanze ijya hanze itaruzura neza, aho buri munyarwanda wese yajyaga muri systeme akabona amafaranga bayazamuye bayageza ku 20. Ibyo byahise bitera impagarara ndetse bicigikwa muri societe nyarwanda. Hanyuma rero biza gutuma RSSB nayo ikora ikiganiro ndetse iranatumirwa n'ibinyamakuru byinshi isobanura uburyo ibintu bihagaze, isobanura ko yarimo gukora systeme ikabacikajya hanze bitewe mu by'ukuri n'ikoranabuhanga abanyarwanda barabyaksesinga ngo barabibona bitaratunganwa neza. Gusa nanone icyo gihe mwibuke neza twaravuga ngo nta nduri ivugira ubusa ku musozi, kuko ibintu byari ukuri byari bigiye kuvugururwa burundu bakazamura amafaranga. Gusa amafaranga barayazamuye, buri cyiciro bagenda bazamuraho amafaranga. Twavuga ko mu buryo byari bisetinze icyiciro cya mbere bagomba kujya bishura amafaranga y'u Rwanda ibihumbi, no kuvuga ngo ni 4,000, ariko bo bakayishurirwa na leta, no kuvuga ngo nkunganire yuzuye 100%. Bo ntihagira amafaranga bishura, ayo yose bakayishurirwa na leta nk'uko bisanzwe. Leta y'u Rwanda isanzwe igoboka abantu mu cyiciro cya mbere ikabishurira mituweli 100%. Hanyuma mu cyiciro cya kabiri bagomba kujya bishura amafaranga y'u Rwanda ibihumbi 4, ariko nabo ntibayishure yose, leta y'u Rwanda ikaza kubishurira 25% ku mafaranga bagomba kwishura kuri buri munyamuryango. Ni ukuvuga ngo buri munyamuryango yagomba kujya yishura amafaranga ibihumbi 4, hanyuma leta ikamwishuraho 1,000. ubwo murumva ko ni 25% kuri buri muntu ugize umuryango wawe ugiye kwishura mituweli. Hanyuma rero mu cyiciro cya gatatu ho byari ibihumbi 5, abo bakayishurira 100% nta nkunganire nto ya leta ibashiriyeho, bakayishurira 100% burundu. Ibi ngibi rero nibyo mu by'ukuri byatumye benshi bajya hanze, kuko urabona abantu mu cyiciro cya gatatu bari basanzwe bishura 3,000 bari babazamuye cyane babagejeje kure. Hanyuma abo mu cyiciro cya 4 bo bagomba kujya bishura 8,000 nabo nta nkunganire ntoya ibayeho. Abo mu cyiciro cya 5 bo bakishura 20,000 nta nkunganire nabo ibayeho na ntoya. Hanyuma rero ibi ngibi byatumye tubona neza ndetse tunasesengura tuza gusanga abantu bo mu cyiciro hagati cyangwa se abantu baba bari hagati na hagati. Ubundi umuntu mu cyiciro cya 3 yagakwiye ko ari wa muntu utagorwa n'ubuzima, udahangayikishijwe no kubona n'imibereho ye cyangwa se no atuye umunsi ndaryiki, afite akazi gakora akora ibintu bikagenda mu by'ukuri umuryango ubayeho neza, nta kintu ubura yishura amashuri ndetse n'ibindi byangombwa byose abibona. Gusa ikosa ririmo nuko ubu ngubu mu cyiciro cya 3 harimo n'abantu batujuje ibyo byangombwa byose na leta irabizi, ariko nyine kugira ngo nanone hakomezwe kugera ku ntego leta ishaka, ibyo ngibyo irabyihorera nyine, ako karinganira kihorera. Gusa kugira ubu hari abantu bari mu cyiciro cya 3 bagakwiye kuba bari mu cyiciro cya 4, hari abantu bari mu cyiciro cya 3 bagakwiye kuba bari mu cya 2 n'icya mbere. Ako karengane karazwi cyane rwose, ni mu gihe impungenge. Gusa ni ibintu bigomba kuzigwaho ndetse turanabitanga buri munsi, ariko reka dutegereze turebe ngo niki kizabikorwaho. Rero leta yo tukoze igiranisha dusanga abantu mu cyiciro cya 3 bundi batanga amafaranga menshi ugereranyije nayo binjiza muri rusange. Iyo ugereranyije n'abantu mu cyiciro cya 5 bishura 20,000 cyangwa se mu cya 4 baba binjiza amafaranga menshi ku munsi. Ushobora gusanga uno mu cyiciro cya 3 yinjiza 5,000 ku munsi akazishura 5,000, ariko byishura buri munyamuryango. Ugasanga mu cyiciro cya 4 yinjiza 200,000 ku munsi azishura 8,000, ariko byishurira umuntu w'umunyamuryango we kuri mituweli. Urumva rero abantu mu cyiciro cya 3 barakandamizwa. Iyo tugeze no mu misoro dusanga ari gutyo bimeze. Rero abantu bo hagati
no hagati. Iyi ni system leta ikoresha kubera ko ibizi ko aba bantu badashobora gucika intege ndetse no kuva ku ntego, ndetse nta n'ijambo rihambaye bafite ku buryo bashobora kuza. Urugero nk'umuntu mukuru wo mu cyiciro cya gatanu ashobora kuza kigaragambya burundu agatuma ibintu byose bizamba bigasubira burundu kuko afite imbaraga cyane, ndetse n'uriya muntu muto ya mu cyiciro cya mbere ashobora kwigaragambya burundu agatuma nabo abantu bo hagati no hagati nabo bigaragambya. Ngira ngo mwarabibonye abantu mu cyiciro cya mbere igihe bavugaga bati njye niba badasubiza ku mafaranga ibihumbi bingahe, ati mituweli rwose bampebe nta n'igihumbi cyanjye nzongera kubihera, ati nta niyo nzishura burundu maze nzarebe ngo niki bazantwara. Ngira ngo ibyo ngibyo murabyibuka babivuga cyane. Hanyuma rero reka nshimire wowe twabanye uyu munsi wa none muri aya makuru ya none. Nanone nyasoze ngira nti ku bijyanye n'amafaranga y'ishuri yo leta y'u Rwanda nyine yasetinze ibiciro bisha, no kuvuga ngo Minedec, Minisiteri y'Uburezi yasizeho ibiciro bisha byagiye bihindurwa. Hanyuma rero ndagira ngo ibyo biciro bisha tuze kubivuga mu makuru yandi akurikira mu kanya. Icy'ingenzi nuko nababwiye ko ibiciro bisha bihari kandi mu by'ukuri turaza kubibasobanurira neza mu kanya. Turaza kubumvisha n'ikiganiro Minisiteri y'Uburezi cyangwa se Minisitiri w'Uburezi yakoranye n'ibinyamakuru ahangaha abisobanura neza uburyo byose biteye muri rusange. Bye bye, turabashimiye, mugire umunsi mwiza, Imana ibarinde. Iyi ni Rwanda Media Info. Hanyuma rero tuze kubana, tuze guhura mu biganiro bikurikira mu kanya.